makuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura. Se abantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango mukuru. N'u Burundi nabonye hari amadeni ngo u Rwanda rwagiye na Kongo. Ese Kongo yahise yishyurayo? Nayo iracyafite ibibazo byo Kongo ariko nta nubwo yiyumva muri East Africa. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza kandi tunabifuriza gukomeza kwibuka twiyubaka. Turi mu kiganiro isesenguramakuru cya none. Ndi kumwe na Rashidi. Rashidi ni amahoro? Ni amahoro. Nawe uri amahoro? Ya, nanjye nda amahoro meze neza. Tugiye kugaruka ku makuru yaranze none. Yego. Ku itariki 9. Yego z'ukwa kane. Tariki 9 z'ukwa kane nagiye mbona ibitangazamakuru byagiye byandika nyine muri iki gihe mu kwa kane kw'1994 uko byari bimeze hirya no hino mu gihugu. Hanyuma icyumweru cy'icyunamo ibiganiro urabona biri kwitabirwa? Ntabyo ndajyamo. Ariko hari ibikorwa biri kuba ni kugenda nkurikirana nkabona biri kwitabirwa cyane. Hari ibikorwa byabereye i Nyanza, buri gikorwa ari bwinshi, igikorwa cyiswe ngo ntitugomba kwibagirwa amateka yacu. Ibikorwa by'urubyiruko byo byari byaratangiye ngo rubyiruko menya amateka yawe, mino bumwe yari yarabitangiye na mbere. Hanyuma mu bindi biri kuranga iki cyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi harimo kuba hari kugenda hatangwa ubuhamya nk'ibisanzwe butandukanye hirya no hino, ariko hari n'urubanza rwatangiye mu gihugu cy'Ububiligi. Yes, rwatangiye ejo. Ya turaza kugenda tubigarukaho, ariko ku munsi w'ejo abayisilamu mu Rwanda barasoza icyumweru ukwezi kw'igisibo. Yego, barasoza ukwezi kw'igisibo. Kubango uyu munsi niwo wa nyuma basibye kuko ejo nta muntu wemerewe gusiba. Keretse uri kwishyura. Oya. Uri kwishyura bigenda bite? Oya, ni nyuma y'irayidi. Arabanza agasoza irayidi, arabanza akizihiza irayidi agakomerezaho, ariko nta muntu wemerewe gusiba ku munsi w'irayidi. Ya, ubuyobozi bw'Abayisilamu mu Rwanda RMC baravuga bati muzizihize ariko mwibuka ko turi mu cyumweru cy'icyunamo. Turaza kubigarukaho ariko nta byinshi ngira ngo turi bivugeho. Hanyuma Nkunduwimye Emmanuel uvugwaho gucumbikira interahamwe yatangiye kuburanira mu Bubiligi, twari tubikomojeho gato. Perezida Paul Kagame ari mu gihugu cy'Ubwongereza. Yego. Hanyuma ejo twahoze tuvuga tuti Tshisekedi bite? Ubu ngo arahari, wabibonye ko ahari. Arahari cyane rwose. Hari umunyarwanda wiciwe muri ADF, wa mutwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda akorera mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza no kujya mu gihugu cy'u Burundi aho ngo inzara iri mu barimu yaciye igikuba mu bigo by'amashuri. Hari abarimu baretse akazi mu gihugu cy'u Burundi bavuga kubera inzara. Ni amadeni leta zijya yambura n'ibihano. So muri South Africa ikibazo cyabo nuko bari kwishyurwa, ibiciro birazamuka. Ariko nabo nta mpamvu yo kurira. Uribuka n'abarimu bo mu Rwanda ko bageze bakavuga bati ubuzima buri kwanga. Ariko bo bakaboneraga igihe. Ariko bakavuga ati nubwo tuyabonera igihe ariko ubuzima bari make kandi ho biba bitandukanye ntabwo bigeranye. Wenda turaza kubigaruka. Muri Afrika y'Epfo rero Jacob Zuma yatsinze mu rukiko, ubu yemerewe kuba yakwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu muri Afrika y'Epfo. N'ishyaka rye. Turaza gusoreza mu gihugu cya Isiraheli. Isiraheli yaje kwemerera amakamyo 419 kwinjiza imfashanyo muri Gaza, hanyuma hakaba hagiye kwigwa uburyo Palestina nayo yaba igihugu cyemewe n'umuryango w'abibumbye. Yes, nibyo ngibyo tugiye kugarukaho. Nibyo tugiye kugarukaho. Duhita dutangira kuko nta kindi. Kadutangire. Ejo uraturisha. Urazana umuceri hano. Ariko urazana umuceri hano. Hano se no gusabana. Urazana umuceri hano. Urambwira ngo nta busabane, banza ubwira abantu ko gahunda zimeze uko mufite Habimana Sare yabivuze. Ariko urazana umuceri mbere kuyabwira kuko ikibazo cy'umuceri. Abagabanyamo niyo bagize umuceri bawugira gutyo. Kurisha intoki cyangwa uzazana kurisha intoki ntabwo mbizi. Ubwo rero ntabwo ntabwo mbizi rwose. Abasilamu bari kuntumiraho ye. Umuceri mu w'intoki. Mufti w'u Rwanda rero yavuze ko abayisilamu bagomba
gukurikiza yego Sheikh Hitimana Salim yavuze ko abayisilamu bagomba gukurikiza amabwiriza yatanzwe na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu muri ibi bihe byo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ejo nibwo igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadani kizasozwa, ubwo harya ubundi bikunda guhura kumenya ubwenge n'ubwa mbere bihuye. nanjye mpise nibaza niba bikunda guhura. Ariko ubushize nabonye Pasika yo byarahuye. Yego. Kuba rero n'abasilamu nabo bihuye numva nta gitangaza kirimo. Cyambere no kumenya ibihe barimo nkuko mufti yabivuze. Nta birori byo kwishimisha. Kibumva ubundi hari yasanzwe haba ibirori bitandukanye, hari imikino za Eid Cup, hari ibitaramo, habiki, ariko ubu ngubu nyine urumva ntabyo. Ni ugusoza igisibo twinasaba Imana ko cyakirira abasilamu bose bagikoze. Yego. Buri wese akishima ku giti cye mu mutima we, ariko ntibitume hari n'ibindi yangiza cyane birimo wa mugani nk'amabwiriza atanzwe na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ajyanye no kwibuka. Yego, ubwo rero abayisilamu no kubifuriza kuko ntabwo ari ubwa mbere, hari n'ikindi gihegeze kuba muri Covid. Nabwo byari ibihe bidasanzwe kandi nabwo nkeka byaragenze neza. Yego nibyo. Kuri ubu ngubu noneho ari ibintu cyunamo ni ikintu kimaze kumenyerwa. Wenda atari uko ndi kumwe na Rashidi w'umuyisilamu, ariko abayisilamu mu bintu bijyanye no gukurikiza amabwiriza n'uburyo ibintu bigenda ni abantu baba bari ku murongo. Kuko ibi ngibi ntabwo icyunamo ntabwo bavuga ngo ni amabwiriza n'iki, ni ubuzima bw'Abanyarwanda. Ni ubuzima bw'Abanyarwanda busanzwe bagakwiye gukomereza muri uwo mujyo. Niba ari mu rugo ntabwo n'ubundi hari umuco umenyerewe ibyo barya iki mu rugo abantu babirya bisanzwe. Yego. Ipirawu ni ibisanzwe ku bayisilamu, no mu gihe cyo gufutura ibyo ari byo byose mushobora kuba mwayikoreshaga, kandi ngira ngo nta kintu kiba kidasanzwe mu gusoza icyunamo mu gusoza igisibo cy'abayisilamu. Ntabwo bavuga ngo nta kidasanzwe ko niwe munsi abasilamu bagira iminsi mikuru. Umunsi njya mbona ni uriya w'igitambo. Uriya babaga inka. Hari ahantu nakoraga, hari community y'abayisilamu batuzaniraga inyama bakavuga ati wowe kari nijabo ufite famiye y'abantu wenda 5 jyana ibiro 5 muri famiye yawe, wowe Rashid ufite abantu wenda 6 jyana 6, gutyo. Yes, abari umunsi w'igitabo nyine abasilamu bagira iminsi 2 ni ibiri yonyine bagira irutinde. Ni irayidi yo gusoza igisibo, irayidi nkuru n'irayidi ntoya. Ngi n'irayidi ntoya niko babyita, irayidi nkuru, irayidi gitambo. Kuvuga rero ngo ntawa ni bidasanzwe kuko niyo minsi mikuru yonyine bagira ibiri. Nta yindi minsi mikuru abasilamu bizihiza. Nta bya anniversaire, niyi ngiyi niyo minsi mikuru. Ntabwo rero bavuga ngo ni ibisanzwe, biba ari bidasanzwe. Numvaga bisanzwe kubera ko niba barakurikije wenda n'urugero ibyo byo muri Covid bakabyitwararikamo, nibi ngibi byo biranumvikana cyane ko biri no mu mateka y'igihugu nk'Abanyarwanda bisanzwe rwose. Ubwo rero Rashidi ejo gahunda isanzwe ni ukubyukira i Nyamirambo, abahegereye bagakora isengesho hamwe, karangira abantu bagataha. Hanyuma se nk'abantu dukorana nawe nk'abantu nyine dukorana mu rugo ariko kasi umuntu wamumbarije ubu bizagenda bite? Zaze mu rugo urya umuceri ariko usibye ese kwirayidi ubundi reka nkubaza akabazo wenda k'amatsiko. Kwirayidi ntabwo umuntu yarya ibirayi cyangwa ngo arya imyumbati, ni ngombwa umuceri. Kubera icyo ni ngombwa umuceri? Mbwira. Oya ntaho byanditse, ntaho byanditse, usibye ko nibyo biribwa abasilamu bamenyereweho. Kuki se abo muri Arabia Saudite abahe bose bahurira kubera iki? Ni umuceri nyine kubera iki? Duhe nk'amateka y'umuceri muri Isilamu kugira ngo twumve uburyo biremeye. Amateka yawo nzi, ariko nkeka hariya ari byo biryo n'ubundi baba basanzwe barya. Kuko urebye umuco w'abasilamu n'umuco w'Abarabu. Ikava mu Barabu rero buriya iyo ubaye umusilamu cyangwa umusilamu ugenda wisumita ku Barabu kubutwaye kwisumita ku bande. Ubwo bishoka ko ariho Isilamu, niho Isilamu yahereye. Oya ni Barabu ntago ariho yahereye, ni yabo, ni idini ryabo, mu dini ryabo. Hanyuma rero bigakomeza biza. Ubu namwe muri Abarabu bo mu Rwanda. Oya turi Abanyarwanda. Ariko icyo navugaga niba idini ryazanywe n'umwe y'Imana, Imana mwamahoro n'umugisha, yari umwarabu. Yego. Ubundi mu mateka bavuga ko izindi ntumwa z'Imana zose zabaga ari Abayahudi, usibye Muhammad niwe waje ari umwarabu. Imana rero
niwe yatoranyije ikora mu bundi bwoko imuzana mu bundi bwoko ntibavuze ngo ni idini ryabo. ibyo bintu mbikwiriyeho amahugurwa mbikwiriyeho amahugurwa kugira ngo nzabimenye. hari abandi bamenye buriya uzashaka oya umumenyi wa mbere n'uwo turi kumwe witwa Rashidi. ntabwo n'izi dini Shehe Musa sindayigaya ari benshi niwe twajya dukunda gukorana ikiganiro. Ya Rashid, reka rero twifuriza abayisilamu kuzagira irayidi cyangwa kugira irayidi nziza ko ari n'abanyarwanda bose buriya nyine bari umunsi n'abanyarwanda se umunyarwanda utaziranye n'umusilamu cyangwa utageze baba muri community turabana aba ari umunsi wose ariko bose bazafatanya nyine gukomeza kwishima no kubahiriza amabwiriza ajyanye no kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ikindi ubwo ejo Minisiteri y'Umurimo yatanze ikiruhuko nk'uko bisanzwe nk'ibisanzwe. ubwo ni ikiruhuko ku bakozi ku bakozi bose njye nzakora nanjye ndi umukozi ariko nzakora biterwa na ntuza yawe statasi yanjye polisi yawe. urumva ndamutse nkorera leta ntabwo najya muri ofisi kuko ejo ntabwo abantu bazaba bari gukora. hari umuntu twari kumvikana n'umusuhuze kapitoni duca ahantu ku karere asangamo umukozi amubwira ati ariko kuri konji uba waje gukora iki si ukunyereza ibya rubanda biba byavuye ati iki baguhaye umwanya ngo uruhuke ugire gute uba waje mu biro. urumva ikibazo cy'abanyarwanda niba umuntu yitangiye igihugu akavuga ati uyu munsi nubwo ari konje ariko ndaha serivisi abantu. oya hari umuntu se yakwakira kuba ari ugusoza ibyo baje ntabwo wabakira baje wowe wabuze ngo ni konje ukajya gushaka serivisi erega hari ababa batabizi cyaba ari ikibazo kuko ababa batabizi hari nk'umunyarwanda uba waraje atanabyibuka wenda tuvuga wenda nko ku kigo cy'indangamuntu nka konje ejo hari abayimenyeye ku kazi n'abandi bayimenye bagiye kwaka serivisi. njye navuganye n'inshuti yanjye ndayibaza ikora muri Nayebu irambwira iti ngewe byakonje mbyumvise ndi ku kazi abantu bari bagiye sinahageze ubwo se nk'uwo ugiye ku kazi ntiyakwakira kuko nawe no kuntu uba wambaye buriya kuri konji kuntu uba umeze nta gahunda yo kwakira abantu bose. we yari yagiye mu buryo buri strict. wowe uravuga uwo nguwo wayimenyeye ejo ni umukozi wa leta kubera communication yego ahubwo navuga nk'undi we yaje azi ko ni weekend cyangwa ni konji isanzwe izwi. njye rero mba numva nkorera leta ntakita ku munsi ahubwo nakita ku cyo nshinzwe. amen. bakumve bagatanga bakumve. oya navugaga ndamutse nkorera leta. abandi bo bita no ku minsi bahimbira iyo ukorera muri leta henshi bavuga ko ariho hantu ugera kavuga ngo karushye isaba bikaba birangiye ariko hari abantu biziritse ibyawe kugira ngo bakwirukane. hari abantu nzi cyane cyane abahoze ari abanyamakuru bakorera mu nzego zitandukanye za leta ageramo akumva ko nyine akiri muri ya spirit y'abanyamakuru ko umunyamakuru akora ku wa mbere ku cyumweru minsi yose inshingano bagiyemo ntiziba zifite aho zihuriye n'itangazamakuru kandi azi ko umunyamakuru n'ubundi we nta konje agira buri munsi voilà kuko abantu banyuze mu itangazo keretse wenda hari abakozi ba leta bose baranyuze mu itangazamakuru umenya bajya bakora igihe na nyuma y'igihe. sinzi ko wamugana hari umuntu waba waravuye mu itangazamakuru akajya muri leta ukamuhamagara kugira ngo ni muri weekend. biragoye pe nibishoboka ndagufasha bidashoboka urategereza kuwa mbere. ngibyo Rashidi tunyarukire nanone ku makuru arebana no kwibuka. Nkunduwimye Emmanuel uvugwaho gucumbikira intera hamwe ngo yatangiye kuburana mu gihugu cy'Ububiligi. yatangiye kuburana ejo simirwe byahashinjwa birimo cyaha cya jenoside yego cyaha by'intambara byaha by'iyicarubozo numva ari ibyo ngibyo n'ibindi byaha. uyu mugabo ngo yari afite igaraje rikomeye mu mujyi wa Kigali ryitwaga Amgari. hano mu Gakinjiro ko mu mujyi ntabwo mpazi. mu Gakinjiro ko mu mujyi ntabwo mpazi pe. hariya hafi na kariya kabari bakita hehe bakabari gafite etage ndakabona kegereye feruje kegereye feruje nakita nectar munsi ya feruje munsi hari usa n'umanuka ujya mu cya hafi. yego uyu mugabo rero abamuzi ngo bavuga ko yagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 by'umwihariko yitwaga mu Gakinjiro hahoze muri segiteri cya hafi ubu akaba ari mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega mu kagari ka Kora. umwe mu batangabuhamya ngo agaragaza ko yishimiye cyane kuba Nkunduwimye agiye kugezwa imbere y'ubutabera ati ni ibintu bidushimishije
nk'abarokotse jenoside kuba umuntu yarahunze ubutabera agakurikiranwa ubu akaba yarafashwe akaba agiye kubibazwa. Hari andi makuru ya Nkundu wimye we aburana hakana ibyaha yari inshuti na Kajuga Robert bari perezida w'interahamwe ku rwego rw'igihugu n'uwari umwungirije bavuga ko wakoreraga no mu mazu y'iwabo. Yego. Uyu Nkundu wimye yakoraga mu mazu y'iwabo, bityo urumva ngo bari inshuti cyane. Akavuga ko we nubwo bari inshuti n'abo bantu koko azi ko bisha abatutsi, ariko we akavuga ngo nubwo twari inshuti bo bakaba barishe njye sinigeze nica. Aburana hakana akavuga ati n'abatangabuhamya bazabivuga, abazashobora kubivuga, ndetse tukibutsa abantu ko mu rubanza rwe uwitwa Rusesabagina Paul ashobora kuzarugaragaramo nk'umutangabuhamya. Sindamenya azabaje gushinja azabaje gushinjura, ntabwo ndabimenya kuko uyu nguyu yavuga ko yafataga imodoka ze agatwara abantu akabageza muri hoteli de Mirkorine aho Rusesabagina avuga ko yarokoye abantu, yarokoye abatutsi bahungiye. Akavuga ko rero we icyazi ari uko abantu yajyanaga kuri Mirkorine ababamuhaga babaga babatse amafaranga. Ubwo no kuba ngo bifitanye isano na bya bindi dukunda kumva kuri Rusesabagina bavuga bati Rusesabagina nibyo muri hoteli ndani, uyu we nibya inyuma ya hoteli, uyu we kwabaga ruko kugezayo. Naringize ngo ni wenda, ariko subwo ntabwo ushobora kuzahura, ntabwo ushobora kuzahura, ntabwo kuri management ya hoteli yamurebaga, we kwari gutwara abantu kubakura aho bari akabagezayo. Uko mbyumva Nkundu wimye afite imyaka 65. Avuga ko rero yahunze muri Gicurasi ahungira muri Kongo, nabwo agenda afite imodoka 1994. Avuga ko agiye afite imodoka yahawe n'interahamwe zirimo n'interahamwe n'abandi bantu, atari harimo n'abakuru b'interahamwe rwose. Ati abo bantu niba baragiye bica, niba byaragenze gute, atari ko njyewe narinze mva hano ngera muri Kongo nta muntu nkojejeho n'urwara. We niko aburana avuga. Ejo rero nejo yari yagaragaje ko ngo abatangabuhamya be ubwo yavuye muri Kongo ajya muri Kenya akomereza mu Bubiligi muri 1998. Bagiye baca ahantu henshi mu Bubiligi no herewe statut y'ubuhunzi, hanyuma 2003 abona ubwene gihugu mu mwaka 2005 aho ngaho. Ni nayo mpamvu rero atoherejwe mu Rwanda kuko afite ubwene gihugu bw'Ububiligi. Voilà. Warukomeje ngo ku munsi w'ejo yari yagaragarije urukiko ko ngo afite impungenge ku batangabuhamya be bamushinjura ngo badashobora kuzabona access cyangwa kuzoherezwa kugerayo ariko nararibonye tumaze kugera muri izi manza abatangabuhamya bose bahabwa uburyo bwo gutanga ubuhamya, uburyo bakohereza gutanga ubuhamya bwabo. Na Maître Kirongozi aherutse kugarukaho kuri televiziyo y'igihugu avuga ko ziriya manza zifite akamaro ko kugaragaza ukuri ku byabaye muri jenoside yakorewe abatutsi, kuko abantu bahungiye i Buraya benshi baburana bahakana bakanapfobereza jenoside mu nkiko bakazana n'abantu, ariko bikarangira urukiko rufashe umwanzuro. Kandi byose ubundi rashe abantu baregwa icyaha cya jenoside baburana bakemera cyane nk'abaoherezwa mu Rwanda cyangwa ababuranira muri ibyo bihugu. Twagiye ko tubabona nka bakambanda muri Arusha TPR yaremeye, ariko ni bake ni karare nawe nyuma, ariko uretse n'imanza za jenoside ariko akenshi abantu baburana ibyaha biri penal ntabwo bakunda kuburana bemera. Tuzamenya rero amakuru menshi abanyarwanda babiri bazajya gukurikirana urubanza. Grace wakoraga kinyamateka uramuzi, amakuru cyitwa Strong News ndabica mu mpaka. Uyu RBA bazaba bari mu rukiko igihe cyose urubanza, rwo tuzamenya amakuru menshi n'abanyarwanda bazamenya. Boherejwe n'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press n'abafatanya bikorwa bayo. Ubwo ni mu rubanza rero rw'uyu mugabo twababwiraga witwa Nkundu wimye Emmanuel uvugwaho gucumbikira interahamwe, yatangiye kuburanira ejo mu gihugu cy'Ububiligi mu rukiko rwa Rwanda. Ongera wibutsa abantu ukuntu runo rukiko ruba ruteye. Uru rukiko ni abaturage baba yandikishije kuri liste z'itora, bagenda bafata ku murongo. Oya baratombora, baratombora bakabagutombora umuturage uri nk'umunyonzi, uri umumotari, uri umuhinzi, ukaza mukabinyanga mugayo hariya ukumva ibintu ko uregwa bamurega babigusaba uko yiregura nyine ukabanza ukabyumva ukavuga uti nkurikije ni ukuvuga ngo buri munsi ugomba kwitabira ukicara ukumva ku munsi wa nyuma rero mukora nakwita nk'intuza
bwo gutanga amanota ukurikije ibyo wumvise bakaba bavuga ati iki kiramo ariko umucamanza ku minsi ya nyuma arabicaza akabasobanurira iby'amategeko umucamanza akaba ari wa muntu nyine wize amategeko we yaba hari ari ubaza unayobora urubanza ku munsi wa nyuma rero bariya arabicaza akabasobanurira neza iby'amategeko noneho akabakorera grille yego urupapuro akajyandikaho ibyaha umuntu ashinjwa wowe ugakurikiza ati ukurikiza ibyo wumvise kiramuhama ntikimuhama gutyo noneho bakazareba amanota umuntu abonye yaba yamuhama bitamuhama nkurikije ibi bintu rero byenda kumera nka gacaca mu Rwanda ariko iyo nuko itabaga irimo umucamanza wize amategeko ni nk'ibyo so reka dukomeze urukiko ruca imanza z'ubugome ruca imanza ku byaha by'ubugome mu Bufaransa no mu Bubiligi gusa mu Bufaransa no mu Bubiligi mu Bufaransa urajurira mu Bubiligi ntujurira iyo kiguhamye tayari kuki mu Bubiligi utajurira byabiterwa n'itegeko riba rishyiraho intuzi rishyiraho abo bantu urwo rukiko Perezida Kagame yagiye mu Bwongereza yes ari kumwe na Sunak kuri uyu mugoroba babonanye yego baba bafite byinshi byo kuganira ni Ubwongereza ni umufatanyabikorwa ukomeye cyane w'u Rwanda nubwo nabo kuri kiriya kintu twagiye tubona kuri cyane Blinken no ku Bwongereza aho ntabwo tukibona cyane kwa politiki mu Bwongereza ntabwo bakunda kubyandika niba amategeko yabo nabo hari ubutumwa mu Bwongereza bwanatanze se muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro 30 jenoside yakorewe Abatutsi ari uriya Ubwongereza bwa bwohereje Andrew Micho we yaranditse Andrew Micho si wanuza so eyo oya no Ubwongereza ni minisitiri w'Ubwongereza ushinzwe Afrika handitse yarari nahandi Kigali yego hari bidasanzwe yanditse bijyanye no kuba yakwandika nko mu mujyi wa Blinken no biri mu murongo w'u Rwanda ubwo rero nabyo wenda bashobora kuba ariko ku Bwongereza numva ari wese Ubwongereza muri politiki yabo ntibabyemera kuko uzareba no kuntu BBC yandika jenoside yo mu Rwanda yego ibihumbi 800 ngo yego abayize uko buriya umunyamakuru wo mu Rwanda ukorera nka biriya binyamakuru we aba yabyanditse neza yego byagera hariya bakabikuramo niko biba bimeze ariko urumva ku Bwongereza ariko nabo kuba muri polisi yabo n'amategeko yabo batabyemera kuriya nacyo ni ikintu baba bakwiye kuganira ariko icyo cyo cy'ingenzi nabonye bashyize kuri Twitter y'umukuru w'igihugu bavuze ko baganira cyane ku mikoranire cyane mu bijyanye n'iterambere no kurikira kintu ko amasezerano hari yabimukira bagomba kuzanwa mu Rwanda kuko u Rwanda rwo rwamaze gushyira ku murongo ibyo byasabwaga rwose mu bijyanye n'amategeko ni ibyo rero Perezida Kagame ari mu Bwongereza ubwo nibyo wari urimo uvuga uti baraganira ku bijyanye n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu ariko ngewe nkiboneye tweet nahise ntangira gutekereza iby'ayo masezerano cyane kurenza ibindi wenda bashobora kuba baganiriye cyangwa bari buganire kuko aya masezerano nicyo kintu kimaze iminsi kivugwa kigarukwaho haba mu Rwanda muri Sena muri haba no mu Bwongereza naho muri Sena muri mu nteko isanzwe ni ikintu bari buganireho wenda Sunak aratanga amakuru mashya yaho bihagaze wenda natanga icyizere avuga ati nabona bizakunda nkurikije lobbying ndi gukora mu badepite n'abandi yego cyangwa yamubwira ati turashaka ubundi buryo tubikoramo kuko we Sunak yavuze ko amatora agomba kuzaba indege yarageze mu Rwanda nibyo ngibyo rero kubera bimukira gukomeza tugategereza tukareba mu Rwanda byo rwagombaga gukora byararangiye isigaye mu Bwongereza ariko mu Bwongereza uvuganye n'abantu bakubwira ko amahirwe ashobora kuba ari makeya ariko Ubwongereza bushobora kuba bwakoresha ubundi buryo bwinshi bushobora kuba nabonye bushobora no kwikura muri amasezerano y'u Burayi nabonye barabivuzeho mu gihe itegeko ryaba ryanze gutorwa rwose ni uburyo Ubwongereza bwakoreshwa kuko niba bufitemo ubushake ariko wareba nabwo amafaranga bamaze kubutakazamo ntibyagaragaye ko bifitemo ubushake hari ikintu nabonye cyo kuvuga ngo harya ngo kohereza umwe mu kiri umwe mu Rwanda ngo bingana no kohereza abantu batandatu mu isanzuru Ubwongereza bwabyohereje ariko byo nyine nibiba bivugwa na ntuza n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ariko nanone bavuga ko n'abimukira nabo bariya nabo leta batakazaho amafaranga menshi aricyo kiguzi bashaka kugabanya noneho no kubaca intege abajyayo yakumva ko aje mu Rwanda yakumva ko nagira mu Bwongereza bizarangira azanye mu Rwanda akaba yakwigumira aho ari reka dukomereze kuri Bill Clinton waganiriye na Perezida Kagame ku ntambara yo muri Congo uyu mugabo twazi tubivuga ubushize yabaye Perezida 42 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraye rero aganiriye na Perezida Kagame Clinton ni wari uhagarariye itsinda ryoherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye no kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe Abatutsi
uyu yabwoherejwemo ubwo butumwa na Joe Biden perezida wa Amerika. Hanyuma ibiro bya perezida w'u Rwanda byasobanuye ko perezida Clinton na perezida wa Repubulika na Clinton bagiranye ikiganiro cyiza ku rugendo rw'impinduka mu Rwanda mu myaka 30 n'uburyo bwo kongerera imbaraga umubano w'impande zombi. Banaganiriye ku mutekano w'akarere, bemenye ko hakenewe igisubizo cya politike cyakemura impamvu muzi z'amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo agira ingaruka ku karere kose. Ya Clinton na perezida Kagame bagomba kubiganira, kuko Clinton igihe intambara ya Kongo yo guhirika mu buto yabaga yari perezida, igihe FDLR yakorewe abatutsi nabwo yari perezida, igihe FDLR yahungiraga hariya nabwo yari perezida. Urumva nawe afite background nyinshi yareba na experience ibintu byagiye bibaho. Nawe ngira ngo yavuze ko ibibazo ibiganiro bya politiki aribyo byatanga umusaruro kimwe n'abandi bose uko babibona. Ariko nabonye numvise watanze bene igisubizo ari Thabo Mbeki, we yavuze ko nibura yese abasirikare bariyo ntago bivuze ngo bambure intwaro, ariko nibura ni bajye kure y'abaturage nabo bwabo batandukana. Yego, hagati yabo hajyemo intera nene ku buryo ntawe usatira undi, ntawe utera undi, nibyo biha abaturage agahenge ubuzima bugakomeza. Kuba rero Clinton navuga ko aribyo byakemura amakimbirane ari hariya birumvikana. Akaba nabivugira i Kigali ariho nzira yafashe, urumva bafite sense. Ikibazo ni uko usanga nk'aba bantu ba Clinton bavuga gutya, Thabo Mbeki akavuga atyo, ugasanga Thabo Mbeki ku ruhande rumwe na Zuma na Ramaphosa ntabwo bumvikana kuri icyo kintu. Hanyuma wajya muri Amerika ugasanga Clinton aravuga ibi, ariko wagera kuri Blinken akavuga ati u Rwanda nirukura ingabo muri Kongo. Aba bagabo bite byabo. None se gukura ingabo niba ziriyo mu buryo bw'ubwumvikane sibyo nyine byakemura intambara se? Buri wese kureka nyine buryo gukura y'intambara niko kureka intambara, gukura y'abasirikare niko kureka intambara. Gukura bamwe niba baganiriye nawe zifiteyo nabo yabimubwiye. Ati cyakemura ikibazo, buri wese ufite ingabo yazikura. Kongo ikazikura ku mupaka w'u Rwanda, ikareka no gufatanya na FDLR, nawe waba uzifiteyo ukazikura, ukareka no gufasha M23. Ibyo ari bisanzwe kuba. None wagira ngo yamubwira ngo biraca mu ntuza mu biganiro, ariko urekere y'ingabo se ntabwo byakunda. Kuko nawe amuha garanti ya FDLR. Bo irahari garanti. Iyo umubwiye ati rukura y'ingabo nawe amusaba garanti. Perezida Kagame mu biganiro yagiye agirana n'abanyamakuru yavuze ati ibintu Tshisekedi yavuze ntabwo nabifata minenegwe. None se ubwamubwira ati oya bireke nta kibazo bizabura wagezeho ikura. Niba wakina u Rwanda nyine nicyo kibazo. Niyo garanti nyine mvuga nabo ugomba kumuha. Nubwo ati nibo bafite yo kukura bakurayo, ariko nuriya nawe hari icyo ari bubanze kwerekana. Nibyo rero zira ntumwa zose zibanza kuganira n'undi. Ngewe nemeye ibi n'undi yemeye ibi. Ninde ubanza gukora rero? Nicyo kibazo. Tujya muri Kongo ku cyumweru saa 11:05 ngo nibwo mushiti wa Tshisekedi yari igeze ku kibuga cy'indege cya Njiri. Ibyo tugavuze tuvuga ati nyamara ntabwo abantu bazaherereye. Ariko ntabwo ari nose ubundi abantu bose bakwiye kumenya ingendo za perezida. Nze nk'iyo iyi tweet ya perezida Kagame dasohoka ko ari mu Bwongereza wari abantu bazaherereye. Ariko nk'uyu nguyu kuki se bahise bavuga bati ku cyumweru saa 11:05 murekeraho yarara. Bande ko ari ikinyamakuru kikoreye icukumbura ryacyo kikajya kwerekana kikavuga n'indege yagiyemo n'iki ni icukumbura ry'ikinyamakuru cyakoze. Cyegamiye kubuhe butegetsi? Ntabwo ari leta yabitangaje. Cyegamiye kubuhe butegetsi? Cyegamiye kubuhe butegetsi? Bw'Ububirigi, bwa Kigali, buhe? Bwa Kinshasa. Ariko nanone ucokombuzi se buhe kitayahawe ayo makuru n'abari mu nda y'isi cyayahabwa nande? Ariko se kuki utari kubaha credit zabo ko bazanye amakuru? None se ntabwo nge nabambuye credit. Ahubwo ikibazo nawe ahantu usomye ikibazo ko aramwe ubundi uri kuyizera gute? Ko aramwe uri kuyizera gute? Ikinyamakuru cyazanye ibintu kibirambika hano. Kandi kigeze se gitangaza kivuga kiti twamubuze iki kije kinyomoza. Nawe urambwiye uti gihe credit yacu cyayakuye cyayakuye mu bantu gishobora kuba cyaranayakuye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Erega leta birimo abantu benshi ababurimo n'abatano ko leta yari yabihishe. Ariko utekereza ko saa 11:05 precisement aba tipi yo bashaka ari gushyiraho n'amasegonda
yinjiriye mu ndege. Ibintu bya precisoma uzajya wumva hano abantu bakora inkuru twikomereze iminota 5. None nsigiye si byo n'iminota 5 nyine babwiye bahe credit yabo nyine ariko indege muzigiye ihagurukira indege iyo hagurutse ya president si indege se ihagurutse nyine ya president ihagurutse bararecordinga yego ihagurutse bararecordinga ubu bizi wowe nde ubu ukora ku kibuga cy'indege none se niwe wanditse iyi nkuru oya nyine nta makuru yashatse cyangwa mfiteho no kuri kumbwira ngo ari ubutegetsi bwabitangaza kuko ibi bintu ntabwo uyu muntu ukora ku kibuga cy'indege yaba yabirekuye iyo batabona alerte y'abantu bavugaga batari ko perezida wacu ari ikinyamakuru cyagize ubushake kijya gushaka amakuru ubu binyamakuru byose byo muri Kongo ejo nta bushake byagize kugeza ubwo iki ngiki kibugira ubushake ntabwo bungana no cyangwa wenda izo ntuzo zose ebyiri zirashoboka izo zose ebyiri zirashoboka kuba ari ubutegetsi bwahisemo kubicisha mu kinyamakuru batuma bitangaze niyo probability yonyine ishoboka uvuga ngo zombi zirashoboka hari n'indi kinyamakuru gishobora kwishakira kikaza ubutegetsi niba ikinyamakuru cyegamiye ku butegetsi ntabwo ari iki ntabwo nkizi iki ngo info ntabwo nkiza ariko no kuvuga ngo ntabwo wambwira ngo cyagiye gushaka wowe urajya gushaka amakuru ya perezida wowe nde bo kwande mwene nde barayashaka nyamara amakuru muri president ntibajya bayatangaza uso muri Afrika okay keretse ari president yahisemo ko yatangaza ariko wowe kuvuga ngo ugiye kuyashaka wowe nde bisaba kuba uri hafi y'abo bantu nyine nibyo ngiye nivugira nose umuntu umunyamakuru niki niyo mpamvu nakomeje umunyamakuru nukugira source nukugira abantu baguha amakuru ariko kandi umva mubwire kubeshya abantu source y'amakuru yo muri president umunyamakuru ukomeye umunyamakuru ukomezwa n'iki n'ubutegetsi buriho ni icyune nshaka ko twumvikana nicyo cyonyine nicyo cyonyine nshaka ko twumvikana ubwo rero aba bantu ariko ushobora gukomera ukazana n'ikintu nanone nawe wagize mu initiative zawe ntabwo ari ukuvuga ngo bigiye byose barabiguha nawe ugira initiative zawe ugakora simbizi ibyo ngibyo nawe ugira initiative cyane yari amakuru yemewe gutangazwa atagira ikibazo ku mutekano ku nyungu z'igihugu habaye inyungu rusange n'inyungu z'igihugu public interest na national interest bitandukanye ubwo rero bavuze ko yagiye mu gihugu cy'Ububiligi ariko nabo ntibavuze icyo agiye gukorayo harya ntiyari yaragiyeyo mbere akabona na minisitiri w'intebe n'umwami bose barabonanye akamubwira ati Kigali bla 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 na n'ubu rero yongeye ahari asubirayo Ububiligi baba bagomba kuhajya kuko niho iwe second home arashaka ko ari second home ngibyo ubwo abayibazaga bati perezida wenda wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aherereye nicyo itangazamakuru ryo muri Kongo ryatangaje kandi ntabwo leta yigeze inyomoza yego iyo tanyomoje muri bibari bitandukanye nuko abantu bari bavuze bati yaje Kigali bagahita banyomoza bande bari babivuze televiziyo mu Bubiligi Salama agahita avuga ati narabikubwiye urambwira ngo ajye mu Bubiligi kandi ikinyamakuru cyo mu Bubiligi aricyo gitangaza ko ari i Kigali yaba ari mutungo twise uriya munyamakuru ntabwo yaba yarapfuye nawe nanjye nyine nicyo nibazaga uyu muntu ariko kuba ari i Kigali ho ntabwo ari byo ibyo ntabwo bishidikanywa njye ntabwo mbizi ntabwo nahamya ko atari ahari sinanamya ko yari ahari televiziyo yasaba imbabazi ahari ntabwo mbizi yari kwihagararaho ntabwo mbizi kugira ngo televiziyo isabe imbabazi kiba ari ikintu gikomeye cyane buriya uzi credibility bitaye muri politike A irashoboka na A+ irashoboka na amwe byose bishoboka nge sinyanya muri ibyo bintu rwose uzi ko hari igihe ntabwo ujye uheza inguni hari igihe twari tuzi ko Omar al-Bashir ataza mu Rwanda ngo yakirwe kubera gushinjwa ibyaha bya jenoside muri Darfur twarabonye urugero yari yaragiye muri South Africa kandi u Rwanda ni igihugu cyabaye muri jenoside yashakaga n'uruhe rukiko u Rwanda rutasinyeho nibyo ugiye kumbwira none zurumva nibyo ugiye kumbwira ntabwo rwari kumufata nibyo ugiye ko nari mbizi nari kuvuga nabo bari kurwana muri Sudan nabo bari kurwana ubu ngubu
uriya wari umukuru w'abajanjawidi wenda none wavuga ngo utatekereza ko yaza. So ubwo rero muri politike mbizanye ngira ngo mbwire ko ibyo byose biguma muri ako kabati kabyo ka politike. Aha aminsi za tumenya byinshi ntabwo mbizi ibintu bihigihe ariko hari ibyo ureba perezida urugendo rw'ibanga i Kigali ku munsi wo kwibuka hari n'umuperezida ngenzi waje mu Rwanda arinda agenda nta muntu nabivuze nta nabimenye arigendera kandi icyo gihe igihugu cye ntabwo cyari kibanye neza n'u Rwanda. hari ibindi birori ze ngira ngo umukuru w'igihugu hari ibintu yari yagiye gutaha icyo gihe. So rero ibintu bya politike ndetse mbona ko birenze ibyo abantu tuba dutekereza hano imbere. Twikomereza tujye kuri uyu munyarwanda ngo witwa Musa. nta detaye nyinshi bashyizemo. Nta detaye nyinshi ngo yitwa Dr Musa. Ni umunyarwanda wabaga mu mutwe w'abarwanyi bitwara ADF bagendera ku matwara ya Kisilamu ko bivugwa. ADF arwanya ubutegetsi bwa Uganda yarasiwe muri Beni kimwe n'abandi barwanyi b'uyu mutwe w'iterabwoba bakavuga ko ari umunyarwanda ariko ku itariki 8 kuwa mbere ejo hashize yishwe ngo muri special operation. Oya bitero niko byitwa bitero bya special operation the Ugandan Army. Ariko se nta details batangaje nta n'izina ry'inyarwanda batangaje. Bavuze ngo ni Shehe Musa Baruku. Shehe Musa Baruku nundi. N'umuganga. Shehe Musa Baruku nundi. Ngo Dr Musa attending physician to the Shehe Musa Baruku. Yes. Bombi ni ba Musa. Bombi ni ba Musa n'abaganga. Bari n'umunyarwanda. Ahubwo twagiye tubona mu minsi hashize abanyarwanda nyine bafata bakika gukorana n'imitwe y'iterabwoba. Yego. Kandi kuba umutwe nk'uriya munini unavuga ko ugendera ku mahame y'idini wasangamo abantu bafite ubwenegihugu butandukanye ngira ngo nta gitangaza kiba kirimo. Mu ntara ya Beni ni ahantu abagande bamaze igihe barwana n'uyu mutwe wa ADF ariko nabo kuwutsinsura byaranze. Ni ku bufatanye hagati na FARDC bafitanye n'amasezerano akomeye cyane y'ibisirikare byombi. Operation Shuja. Operation Shuja. Nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero ngo yishwe ku itariki 8 ariko ku itariki 5 hari undi mugande witwa Baghdad nawe wari wishwe muri kilometero 15 uvuye ahitwa Irengeti muri Beni muri province ya Kivu ya ruguru. Rwanda kurasirwa muri ADF yo kurwana kubohora Uganda. Hari igihe rimwe na rimwe usanga nk'umuntu afite wenda nk'umubyeyi umwe umunyarwanda undi ari umugande ugasanga kibaye umutwerera u Rwanda wasanga bura nka se cyane nationality ikunda kugendana n'umubyeyi w'umupapa niko wenda ni ibintu cyangwa nawe aho yiyumva voilà bamubaza turi iki atenduye n'uyu ubwo rero uyu mutwe wa ADF Allied Democratic Forces ni wa mutwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda ariko bivugwa kugendera ku matwara y'idini ya Islam. Nta jambo Imana ririmo nta jambo ry'icyarabu ririmo ariko barwanya bagendera ku matwara akazi ya Islam. Urumva ni ibintu biba bicanze. Ise bite byaba abagabo ba Joseph Kony. Byararangiye. Byararangiye nabona Uganda byararangiye ntabwo mutwe ntabwo kibaho. Lord Resistance Army Uganda nayo nakasa mutwe ufite abakristo bayirwanira bashaka kwibohora ngo gendere kuri Bibiliya. Iyo ngiyo ni RRA ifite n'abasilamu nabo bavuga ati mpaka sharia nayo twiyobora. Tuve hariya tuve kuri ADF kuko nta byinshi bihari. Nta byinshi nta detail nyinshi. Gusa ADF maze iminsi igaba ibitero yica abantu buri munsi. No mu minsi yashize hari abantu bavuze ko bakrosinze umupaka wa Uganda ba ADF bakinjira mu gihugu ariko ibitero byabo nta wigeze abyumva nta nubwo bigeze bitangazwa ko abasirikare ba UPDF babataye muri yombi. Isake ngo abasirikare MONUSCO b'Abahinde baravuga guta ibirindiro nta mabwiriza bahawe. Ubutumwa bwa MONUSCO mu cyumweru gishize bagejeje ku bakozi bayo bavuze ko umutekano ugenda uhindagurika mu burasirazuba bwa Kongo imirwano ikomeje. Hanyuma rero bakavuga ko inyeshyamba za M23 zageze mu majyaruguru ya Sake nko mu birometero 20 mu burengerazuba bwa Goma mu murwa mukuru wa Kivu ya ruguru
mu gihe abandi bagaragaye muri parike ya Virunga kandi bagashaka gufunga umuhanda Goma Sake. Ubutumwa rero bukubiye mu mabwiriza yo gukumira no kwimura abakozi ba MONUSCO muri Goma hamwe n'ikarita yaho guhurira mu gihe byarushaho gukomera. Ndabona barimo bavuga ibintu nk'ibyo oya soma kano kanoze akako kuwa 4 ingabo z'Abahinde mu muryango tariki ya 4 ingabo z'Abahinde zo muri Loni zoherejwe hafi ya Sake mu rwego rwo gukumira inyeshyamba ngo ziterekeza muri Goma gukumira M23 ariko zitibirindiro byazo binyuranyije n'amabwiriza y'ubuyobozi bwabo nk'uko bigaragara mu nyandiko y'imbere muri MONUSCO AFP yabashije kubona ngo nibura ibirindiro bitatu byafashwe na M23 nyuma yo gutabwa n'abasirikare b'Abahinde nk'uko byanditswe muri iyi nyandiko. Uko nashaka kugira ngo some byavuye hehe kuvuga ngo ni raporo y'umuryango w'abibumbye itarasohoka ariko AFP yabashije kugeraho niyo ivuga ko bari Abahinde bataye ahantu ibirindiro bitatu hafata ibi rero biri mu mpungenge nyine buriya muryango ufite uvuga ngo M23 ikomeje kwigarurira ubutaka bunini n'ahantu hanini ikomeje kwigarura cyangwa bakomeje kuhasiga ikahajya nako nyine kwigarurira kandi none barasiga se yasigarende ikigarurira ubutaka bwari bufitwe n'abasirikare ba MONUSCO b'umuryango w'abibumbye zo mu ngengerero yari ifite ziko raporo za UN zose bigiye gusohoka zivuga ko Burasirazuba bwa Kongo zibanza gusohoka mu duce ibinyamakuru bikagenda bitubona ariko iyo strategy ni strategy cyangwa niko bisetinze kuko ngo hari raporo ngo yaguye mu binyamakuru ngo yaguye mu itangazo ariko birangira isohotse buri gihe ngo kugira nyine abantu babimenyere n'abafite imyanzuro babe bagifata mbere yuko iyo raporo igira kari wo strategy wa mugani wa uriya muryango wahisemo nanjye niko nahise mbitekereza ko buri gihe ngo mu itangazamakuru ngo ibiro nta makuru byabonye ngo ishinja u Rwanda ngo ishinja wenda Kongo cyangwa ishinja ako umva ibi ngibi kuntu bikora ibi biro ntara makuru byose biba bifite y'umuntu hariye ku biro bya UN uhora imenyeranye n'abantu baho n'inzobere kuba rero yamubwira ati hari ikintu gukora ku yihendusi ubu ngubu so ubwo rero izi ngabo z'Abahinde ko bazaba zari ku ibyo birindiro bitatu ubundi se MONUSCO ntirimo iragenda kuko muri Kivu y'Amajyepfo ejo basezeye abashinwa b'abenjeniyeri bari muri MONUSCO bagiye gusubirayo ntabwo bari abasirikare bakoraga ibintu bijyanye n'imihanda ibiraro gufasha MONUSCO gukora operasiyo zabo kuzikorera ahantu heza abashinwa nabo bari mu bantu benshi batanga amafaranga muri ubu butumwa bwo kubungabunga amahoro ku isi muri UN ariko bikavugwa ko amenshi abashinwa batanga n'ubundi asubira mu Bushinwa kuko bo bihembera abakozi babo no kwanga baraza bagakora iyi mirimo hanyuma amafaranga n'ubundi akajya muri kampani z'abashinwa barabara akazamuka so none se ibi bintu hari ikintu kidasanzwe ubu ngubu kwa M23 iri kujya muri ibyo bintu Rwindi niba ari Rwindi twabonye hari n'ahandi MONUSCO ntuzaba FARDC yisabye kuva irahava inasiga ibikoresho imodoka ibiki byose birangira n'ubundi bisize mu ahantu M23 ngibi nabyo bimaze kumenyerwa hariya ubwo sinzi niba ari UN izashyiramo imbaraga kugira ngo mugane icyo kintu cy'ibiganiro kijyemo ndabona ariho biri kuganisha kuko niba ibice MONUSCO yari irimo igenda ibisigira M23 keretse niba idashaka kwerura ngo ivuge ngo twemeye ko iyo nzira y'ibiganiro ari ikurikizwa oya ariko nabonye ministre w'ububanyi n'amahanga mu France uyu Stéphane Séjourné wivuye hano i Kigali yakoranye ikiganiro na France 24 na radio y'Abafaransa RFI bamubaza kuri icyo kibazo batise kuvuye muri kariya karere waganiriye na bariya abantu ati sibyo kuba mpavuye tuganiriye ati twese tunavugana kuri telefone umunsi ku munsi ati cyo nababwira cyo ibiganiro bizaba mu byumweru biri imbere cyangwa mu kwezi kuri imbere umunyamakuru muzi ati bizaba ibiganiro hagati ya M23 n'abakuru b'ibihugu byombi mu gukemura ibibazo bihari bati ibiganiro bizabera mu Bufaransa cyangwa ati aho bizabera hose nkeka muzabimenya ako yavuze ati mfite icyizere ko ibiganiro bizaba mu gukemura kiriya kibazo umva bafite icyizere ko bizakemurwa mu buryo buciye mu biganiro ubwo bigashimangira n'ibyo Sadek Ramaphosa yavuze ati inzira y'ibiganiro niyo mbona nanjye yabikemura cyane bikanashimangira Tabombe kigeze umukomoza wenda tutaraba kuri iyi dosiye muri Kongo nawe niyo nzira yakomeje kuvuga n'ubundi na Rwanda na Nairobi
wabonye raporo y'umuryango utegamiye kuri leta muri Kongo iherutse gukora muri kwezi gushize bonyine kwa gatatu hahunze abantu barenga 150 bava mu byabo uko intambara ikomeza niko wowe burwanira nanjye burwanira nibo babirenganira kiba ari ikibazo rero kuruta uko wavuga ngo twicare tuganire kuko wararwana inyungu z'abaturage nayo narwana inyungu z'abaturage ariko bikarangira n'umuntu ari bo babihombera. Reka tujye mu Burundi ngo inzara iri mu barimu yaciye igikuba mu bigo by'amashuri. Igihugu cy'u Burundi ngo nta kindi gikomeje kuvugwamo uretse ibura ry'abarimu kugeza ubwo ibigo by'amashuri bimwe ngo bishobora kuzashiduka byafunze imiryango. Impamvu y'ubuke bw'abarimu ngo ni imibereho mibi ikomeje kwimonogoza iturutse ku mishahara bahabwa y'intica ntikize. RPA Burundi RPA radio iracyakorerayo ni y'ababurwanya kuko ndibuka hari umudamu wayikoraga witwaga Domitira Kiramvu nakunda kumva amakuru ye ngo yanditse ko muri komine ya Nyanza Lac yo mu ntara ya Makamba itaka ko ifite ikibazo cyo kubura abakozi bigisha kubera ko babuze amikoro. Ngo sibo gusa kuko n'abanyeshuri bakomeje kwiga bigura intege kuko abenshi babura ubushobozi. Uturere twibasiwe cyane no kubura abarimu ni zone ya Mukungu na Kazirabageni byose byo muri komine ya Nyanza Lac. Ngo ni ikibazo rusange yaba ku mashuri abanza n'ayisumbuye ndetse no muri kaminuza. Ngira ngo tutanayisomye inkuru yose ngo tuyirangize mu Burundi hari ikibazo cy'ibiciro ku masoko byazamutse. Nese bari kuva mu bwarimu handi bakagenda bakabona akazi. Oya ahubwo ngo na makeya bakoreye ntibari kuyahabwa. Yese gutinda kubahemba Burundi ufite ikibazo nta niho kare urushatse kubigeranya n'u Rwanda ariko abantu bagiye rushyiraho mechanisme izi za sako zaki ku buryo niyo wabuhembwa make ariko ushobora kuyamanaginga ujya kwaka iyo nguzanyo igihe gito igihe kirekire bikaba byakunda. Sinzi rero mu Burundi iyo system yo nibihari ntabwo mbitekereza kandi ikindi buriya ibintu byo kwambura abarimu no kubajyamo ibirarane mu Rwanda byaherukaga kera cyane. Ni kera abarimu bakunda kuvuga mu Rwanda abarimu bakunda kuvuga mu Rwanda ibintu byo kwamburwa ni bana bakosora ibizamini bya leta nibo bakunze kuvuga ngo REB ngo kuduhemba REB ikiri REB yacyahari REB iracyahari ubwo ni nesa cyangwa ishinzwe ibizamini ariko na REB nayo iracyari ishinzwe uburezi bw'ibanze. Ubwo rero hano mu Burundi ho bitandukanye ubwo wasanga ari Mineduc ya Ministère de l'Éducation. Ubwo rero uretse nayo makeya nyine badahabwa bigakubitira no kuba ibiciro ku masoko byarazamutse. Uratakaza akazi ahandi urajya urakabona. Hari igihe umwarimu simbizi ariko ubwo ngiye kuvuga nshingiye mu Rwanda hari igihe umwarimu afite ama option akavuga ati wenda mfite inka mfite imirima nakabaye ndi guhinga mfite ibi nibi wenda nanjye mbisigira umushumba nkabisigira umuhinzi kugira ngo abindebera nkajya gutanga amasomo mu kigo cy'ishuri cyitwa Rashidi cyangwa cyitwa Karinijabo. N'urugero ati rero ubwo reka niba ngibi nza gukorera kugira ngo nzabone amafaranga nk'umuhinzi nzabone amafaranga ma umushumba niba bitari kuza reka nigiye gukurikirana ngo cyaba ari ikibazo rero kuko abarimu ni priority mu bantu bagakwiye guhembwa bwa mbere ku gihugu. Abarimu abaganga abashinzwe umutekano hari abantu baba bari priority ku buzima rusange bw'igihugu. Ndabeshye ni bari ubaretse abarimu igihugu waba ugishyize mu kaga cyane kuko mu gihe umwana agiye ku ishuri inshuro ebyiri atabona mwarimu kandi ari ikibazo rusange birangira rivuyemo kandi yarivuyemo ingaruka ntabwo zibizakukanya ariko mu buryo bw'igihe kirekire ya Uburundi rero bwagakwiye kwisakasaka bugakubita inzira ipfunsi abarimu bakaba priority kuruta ibindi bintu. Ubundi hari abantu ukwiye kwirengagiza guhemba pe abantu ba Rashidi n'abakari n'ijabo n'urugero ni barahuriye na leta. Oya ni ukuvuga ni urugero turamutse turi abakozi ba leta kuko uribuka ko hari igihe bahembwaga ibiryo kuri icyo gihe ni abakozi ba leta bose hanyuma ndabyibuka na minisitiri nawe ngo byaragiraga bamubariye gutya. Hanyuma ariko abarimu abantu bitwa abaganga abantu bita abasirikare cyangwa abapolisi cyangwa izindi nzego z'umutekano kuko bo ikigo cyabo gihita kiragaragara rwose kandi bikazagira ingaruka igihe kirekire ku gihugu. Ibaze nawe umusirikare urinze imbibi z'umutekano w'igihugu cyangwa urinze imbibi z'igihugu adahembwe
oya biroroshye ko umwanzi yaza akamukorompa akinjira. ntabwo ikibazo ari imbibi. N'urugero. Umuntu ufite imbunda. Icyo ni icya mbere. Umuntu ufite imbunda kutamuhemba. Yego, hanyuma kutamuhemba yifite utanayimwatse. Utanayimwatse. Hanyuma umwarimu nawe ni umuntu uba yarabyaye abo bose. No kuba twicaye aha, no kuba nawe wenda umukuru w'igihugu cyangwa minisitiri nuko wanyuze imbere ya mwarimu. Hanyuma mu gihe warwara nanone cyangwa ubuzima bwawe bwagira ikibazo uzitabaza umuganga. Ubundi bariya baba bafite ubuzima bw'igihugu. Nuko rimwe na rimwe abantu babyirengagiza. Abana nibo benshi. Yego. Ahantu tubafatira ni ku ishuri niho bari. Bandagare. Ubwo nibyo bavugaga uti ibibazo by'u Burundi nyine tuzabivuga bigoye cyane. Rimwe na rimwe ntabwo wenda abavandimwe b'u Burundi ntimukajye mutwumva nabi nuko rimwe na rimwe tubivuga. Njya mbona muri commentaire akubwira ati ariko mwe muvuga Burundi mwebwe iwanyu biti. Dutanze urugero nk'urwa rusanye niba hari sako mwarimu sako. Ntabwo wenda tuvuze ngo igihugu kibeho nk'ikindi mutumve neza. Ariko haba hari ikintu wakopera ku bandi. Yego, haba hari uburyo abandi babikemuye. Haba hari n'uburyo wenda nabo mu Rwanda bamwe baravuga bati batwongera umushahara ariko ubuzima n'ubundi burazamuka bikomeza kuba byabona. Mwatwongera umushahara ikiro wenda cy'umuceri kigura 1000 ubu kigeze ku 2000 n'urugero ariko ubundi byarazamuka ariko nibura warongerewe. Oya urumva ibazi yo kiba kiri kuri 2 ukiri kuri ya salaire n'urugero. Hanyuma nibyo wari mu ruvuga uti niyo sakwa yaraje n'utwo tu opportunity tundi two guhemba umwarimu wenda wabaye indashyikirwa akaba yagira uburyo yikura mu ariko sinzi ko nyine Burundi n'abarundi bajye babyumva. Burundi bwamaze igihe kinini murambariko. Yego. Abafatanya bikorwa bake iki ishoramari nke ako ngo bagakwiye kuva mu bindi barimo bagashaka ikintu cya mbere cy'uburezi. Akaba ari bashakira abafatanya bikorwa bakomeye. Hari inkuru ejo nabonye kuri BBC abigeme mu Kirundi ngira ngo n'abakobwa barimo bavuga uburyo kwiga siyanse byari ikibazo ku mukobwa w'u Burundi ubu bikaba asigaye bari proud. Ibyo mu Rwanda ni ibintu bimaze kumenyerwa. Nibyo ndi kukubwira urumva niba ugikora iyo nkuru. Umukobwa agiye kwiga siyanse. Mu Rwanda byarabaye ibintu bisanzwe. Hari ibibazo u Burundi tutagakwiye kuba bukirwana nabwo bushingiye kuburebeye ku Rwanda. Nibyo nibisho. Rwanda rwo ruracyafite ibibazo ujya gushaka bari muri Uganda, Zimbabwe, ariko nuko rushoboye kubahemba. Ntabwo rero Burundi bwatangira kujya gushaka bari muri nabi imbere mu gihugu bafite ibyo bibazo. Yego. Dukomereze muri Afrika y'Epfo. Jacob Zuma ngo yatsinze bya birego hanyuma agiye kwemererwa kwiyamamaza. Yari yagiye kwiyamamaza ngo kuko yafunzwe iminsi irenga 100. Abavoka be bakavuga bati ariko ibintu mwamufungiye ntabwo cyari icyaha. We nuko yanze gutanga amakuru nta rukiko rwamuhamije icyaha. Ati bitandukanye n'itegeko rivuga ko umuntu wahamijwe ibyaha atakwiyamamariza umwanya wa perezida. Twe nta byaha mwamuhamije. Urukiko rero mu bujurire rwemeza ko agomba kwiyamamaza. Uribuka ko mu bwa mbere n'ishyaka rye bari baryemereye nabo kuzagira uruhare mu matora kuziyamamaza. Ibi rero ni ikibazo gikomeye cyane kuri ANC. Noneho umuntu wayihozemo bwa mbere ntuza yaragiye ntibamufata nk'umuntu ukomeye. Uriya wa Julius Malema ntibabifata nk'ibintu bikomeye kuko atari umuntu ukomeye. None Zuma aragiye. Julius Malema yarahagarara urubyiruko. Yarahagarara urubyiruko. Zuma wabaye perezida w'igihugu anayobora ANC nawe aragiye ashinze ishyaka rye rikunzwe cyane mu ntara kwa Zuma. Abantu bati amatora azaba mu mpera z'ukwezi kwa 5 no mwaka 29 z'ukwa 5 gazaba muri Afrika y'Epfo. Ati none ANC ishobora kuzabona amajwi ari munsi ya 50%. Ukaba ari ubwa mbere kuva mu 1994 igihugu gikibonye ubwigenge kivuga ko kigendeye ku mahame ya demokarasi isesuye. Kuko mbere hari apartheid. Tegetse bushingiye ku ivangura. Ubu ngubu rero ni impungenge zihari ko ANC bishobora kuzaba bibi. Uyu mugabo se wavuye ku butegetsi muri bwa buryo twabonye yaba afite amahirwe yo kubugarukaho. Yashinze ishyaka rye kuko hariya utorwa n'abadepite. Mu gihe rero ugize ubwiganze mu nteko gutorwa biba biri obvious uhita utorwa uhita uba perezida.
Ubundi kwiba harya hari undi mukandida ANC ifite ntabwo iratangaza ariko bashobora kuzaba uyu nguyu amaposa ubutegetsi bwe nabwo burahangana n'ibibazo biri muri Afurika y'Epfo ibibazo by'umuriro umuriro cyane cyane ibibazo byo kwibasirwa ko bimukira yego ariko ni igihugu nanone ariko ubukungu bwacyo uko bigenda bigaragara ni ubukungu bugenda butera imbere bugenda butera imbere ni igihugu ubona South Africa cyakomeje kuba imbere nakubwiye ko Nigeria abantu bavuga ko yayiciyeho mu bukungu ariko Nigeria biriya bintu bya entertainment batabaraga by'imikino iriya industry ntabwo babishyiraga muri GDP babishyizemo rero hita ijya imbere ya South Africa ariko ni igihugu nacyo ubukungu bwacyo bugenda buzamuka umunsi ku munsi hanyuma rero ukibaza nanone uti uyu Jacob Zuma ni muntu ki mu gihe yaba agarutse ku butegetsi n'ubundi sinzi undi mudamu nabonye urayoboraga Masiviwe whatever Nasiviwe w'inteko ishinga amategeko ejo bundi nabonaga barimo bashyiriraho ibintu byo kujya kumusaka yaravuze ati ngewe icyo bari kungenderaho nuko mfite gahunda yo kwiyamamaza kandi bivuga ko ruswa yayiriye ariko nawe ngafite gahunda yo kwiyamamaza yatanze intuza umunyepolitiki wese biba ari bibiri ubundi ku munyepolitiki iyo ufashwe ushobora kuvuga ko bijyanye n'impamvu za politiki kandi byaha warabikoze cyangwa wamugani bakaba bakugendaho gutyo kubwizo mpamvu ariko ibyo ngibyo n'urukiko rubigaragaza ukanibaza noneho ngo urukiko ni urwande ikaba ari ikindi kintu ariko hano n'ubundi yaba ari Zuma nawe yagiye agaragara nawe yagiye akekwaho ibyaha akantu maze karasekeje urukiko ni urwanda tuzi ko inkiko ari iz'igihugu komeza yego komeza n'ubundi ni iz'igihugu kuko ubizi ko ari iz'igihugu ntibavuga ngo ni izande komeza yego yewe niba agiye polisi gufata akavuga ngo uko nziyamamaza so uyu Jacob Zuma rero nawe nibyo byaha bya ruswa byatumye bamweguza Jacob Zuma ariko bivugwa ko bira bifaranga yari afite nuko abantu benshi batabizi byari bya Gaddafi barubizi Gaddafi bivuga ko ngo yagiye kumureba ngo yo mu rugo n'umwe mu bantu bamuhaye ku mafaranga akajya kwiyubakira akagera gute none bamufata akanga kukwerura ngo avuge ati nayakuye hakagiye ati wenda wanashobora kuba ari ya Gaddafi amwe bibiye mu gikumba ashobora kuba ari ya Gaddafi cyangwa ashobora kuba ari n'aya ANC y'igihugu cyangwa se combination ya byombi hanyuma ubundi Gaddafi yagiye yaha abantu benshi mbere yuko agenda gusa ariko uburyo bafashemo n'ubiki nawe yitwaye nabi kujya kuyabika amafaranga angana kuri miliyoni 3 ni menshi mu hantu mu nka uri perezida w'igihugu ariko byarangiye bari abantu bayibyo babafasha barabafasha yego barabafasha bari baryoshye cyane so ngibyo rero ubwo nukwitega niba Jacob Zuma ziyamamaza byabi byose bizaba bishyushye oya ziyamamaza uriya mugabo yitwa nde wandi wavugaga urubyiruko Julius Malema we bite ariyamamaza ariko yaba ari hasi navuga ko n'ubundi niyo yaza ni Zuma wabugiye guhangana n'undi muntu wese yatanga Economic Freedom Fighters ngibyo tuzaba tureba mu kwa gatanu natangiye umwaka mbabwira nti muri uyu mwaka Afrika hari amatora menshi oya habaye amatora y'Uburusiya hazaba yo mu Rwanda hazaba ya Israel hazaba ayo muri Amerika hazaba nayo muri Afrika hazaba amatora ko kimwe cya kabiri cy'isi kizatora bashyiragamo na Senegal nayo yaratoye bagashyiramo n'iza Burkina Faso na za Mali hano hose hajya heri ku bute naho hari amatora nuko aba bashuti bawe bagiye bavuga bati reka twegeze imbere icyo bintu byanyu by'amatora ntabyo dushaka wabonye ko na Traoré wawe watangiye kumurambirwa nabibonye ko hatangiye ibintu ngo byo kwigumura muri Burkina Faso ubwato umuntu udashaka kuburekura turakomeza tumukurikira biteye impungenge Pasteur Musisi n'ukunda kubigaruka avuga ati aba basore bakiri bato barimo barafata ubutegetsi ati ntabwo bizapfa kubagendekera neza kuko basa nk'abazanye impinduramatwari idasanzwe yabayeho muri bya byo hambere ikibazo se bafite imbaraga iyo nicyo kintu banza kureba bafite imbaraga zo kwempoza
za politike za gisirikare nicyo kintu ubundi yakwiye kubagira kuko urabona ubuje uvuye mu gisirikare uhita ufata ubutegetsi nta shyaka wabarizwagamo nyine nta baturage n'abasirikare bagenzi bawe bamwe ntibari bakuzi like uri kapiteni ntuyobora we nturi umugaba w'ikirenga mukuru pardon apana umugaba mukuru w'ingabo wenda ngo baba bakuzi bakurikira oda yawe waranabayoboye kuko kugira hariya bisaba kuba wanza kuko wenda wayoboye Rwanda ku butaka imyaka 5 icumi abantu barakuze babayemo noneho ukaba n'abaturage ufite igice kinini wenda ufite ishyaka rya politike ufite iki harabe bigoye niyo mpamvu ubona nyakubwira biba bisaba kugira ngo uze ufite ishyaka rya politike n'ubundi wari ufitemo power no mu gisirikare noneho nabwo bakwemera ari ibintu bibiri ariko sinzi wenda nabonye ari kuvuga ngo ntakunda kuvuga ibyo yakoze ako sinzi niba hari impact ye yatarawe imaze kugaragara kujya amaze kuvuga ofete bagenda babivuga bimwe na bimwe ariko kuvuga ibintu ni kimwe ariko kandi no kureba ni byuvuga ukuri kwabyo kuko iyo ufite ubutegetsi byuvuga kenshi bifatwa nk'ukuri ni wowe wemeza abantu nta yindi nzira yagaragaza ukuri kuri ku butegetsi uretse wowe nyine ubufite Ese dukomereze mu ntambara muri Israel ngo yemereye amakamyo 419 n'ubwa mbere kwinjiza imfashanyo muri Gaza imfashanyo yo ku butaka ni ibintu byari ariko ubwo ibyo byose agomba kuba yo gusaka kurenza ugushoboka yaravuze ko yavuye mu majyepfo isiga ahantu hamwe abasirikare bayo bamwe ku kiraro kimwe abandi rabacyura bikavugwa ko hari ntabwo imaze guterwa mu biganiro bari kubera mu gihugu cya Misiri na Hamas ko rero impamvu yavuye hari hano ariko nubwo ibyo biganiro bihari Netanyahu yaherutse gutangaza ko umunsi wo gutera Rafa itariki we ayizi n'igisirikare cye kandi ntari kizabuza kuyitera ubwo rero ko gahinge gashobora kutazahaba gusa abantu bishimiye ko nyine ayo makamyo yinjiye nibura ikindi kiri kuvugwa aho ngaho babonye ko Israel ishobora kuba yashwanye na Turkiya hari ubucuruzi yahagaritse hagati yayo na Israel uvuga ko nibitemeye gushyiraho agahenge hari ibicuruzwa birimo amabati n'ibindi bitongera kuva muri Turkiya bijya muri Israel Minisitiri wa Israel ati nyine ubwo Turkiya yita Recep Tayyip Erdogan yitangiye Hamas yemera ko ubukungu bw'ibihugu oya Tayyip Erdogan niko ameze ngira ngo nibwo bwa mbere nembonye president ujya mu myigaragambyo uribuka ko yagiye mu myigaragambyo abantu bari kwigaragambiriza ibi bintu Israel yakoze muri Gaza akavuga ati ibi bintu ntaho oya niwe mwarabu bashwanya barana barabu harabonye n'uvuga ngo bajya Turkiya ntabwo ari abarabu Turkiya ngiye ntekereza kimwe n'abanya Iran n'abaperse gutyo bashobora kuba atarabarabu abandi bati harya se bahoze muri Ottoman Empire yes n'aba Empire Ottoman Erdogan niwe muntu wa mbere bashwanye na Netanyahu ngizo kuri ati ntabwo ibintu Netanyahu nabati wowe n'ubundi turakuze uri ufasha Hamas ubwo ari imfashanyo yageze muri Gaza izagica mu mazi mu kirere no ku butaka mu buryo bwose bushoboka kugira ngo igere kubigenewe yahageze rero ejo kuwa mbere yoherejwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ariko at least byaba bitanze nyine n'agahenge ku bantu ubuzima bwabo bwa intambara n'ibindi bindi ntibicwe n'inzara utishwe n'isasu nibura abone ibyarya ntabwo biba bihagije ariko nibura abone ibiramira ubuzima ngibyo rero hagiye kwigwa rero ko hashyirwaho igihugu cyitwa Palestine muri Loni bati akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi kagiye kwicara gasuzume niba ibisabwa byose byuzuye ngo Palestine yemererwe kuba umunyamuryango uhoraho mu muryango w'abibumbye ari indorerezi ni icyemezo gishyigikiwe cyane na Palestine n'inshuti zayo z'Abarabu ariko kitashimishije na gato Israel n'inshuti zayo ku itariki 22 z'uko kwezi nibwo hazatangazwa niba koko uyu munyamuryango yemewe cyangwa byanze bizasaba ko Amerika ibyemera kandi Israel yo iri kategorike icyo mu gihe cyo na Netanyahu iri kategorike ntabwo yabyemera kandi nubwo yajya mu buryo butandukanye na Amerika rero ambasaderi wa Israel muri Loni yamaganye kuri uyu mushinga aravuga ati ibyo bintu ni ibiki ati gushyigikira Palestine ko umunyamuryango wa Loni ntabwo bitaniye no guhishingira ibitero Hamas yagabye tariki 7 z'ukwa 10 2023
ni ugutegereza tukareba ariko twari twabonye ko muri iyi ntambara ijwi ryarazamutse abantu benshi bakavuga bati igisubizo gihari nuko bashyiraho leta ebyiri nubwo Israel yatsinda intambara nubwo yagira gute ariko abantu bayifatiye ku gahanga abantu bayifatiye intambara y'itangazamakuru yo yaratsinzwe Israel yaratsinzwe kuko abantu bose yaravuze ati byageze naho abantu baravuga bati Israel yayigize uko ishaka ni muyireke ikomeze ikora ibyo ikora wenda bayiburaho ubushobozi bwo kuba bayihagarika no kugira gute ariko barabibona wene yatoye umwanzuro yisaba guhagarika intambara ntiyayihagarika uribuka bano banyafrika y'epfo bayirega ibintu bya genocide muri ICJ n'ibyo ngibyo ariko abantu barabibonye gusa nanone ku rundi ruhande Israel yeretse isi ko n'abayahudi ari abantu batari agafu k'imvugo ari bwa mbere batora mu 2003 batora ko Amerika ijya gutera Iran nabwo Iraq nabwo ntuzarabyanze umuryango w'abibumbye nabwo warabyanze hari bifite imbaraga uratera ikindi ni ukongera kwambika ubusiro ni yanyu none se bamaze gutora inshuro zingahe Burusiya babubuza muri Ukraine kwiyomekaho no kugira ngo na 2014 bya ntuza na 2008 bya Georgia ngira ngo abantu babyibuke intambara ya Georgia biyomekaho uduce two muri Georgia urumva rero hano kuri iyi si umuntu ufite imbaraga azagukora icyo ashaka ufite igitwaro cya kirimbuzi ugifite ukakibereka akavuga ati ndagifite ntawavuga mu gihe ibyo rero ni bimwe abantu bavuga bati biri insina ngufi nyine baragusoroma uri utihagije uribwa baragusoroma ikibazo gikomeye cyane uvuga ati ninkora iki n'iki kuko Uburusiya bufite ibihano byinshi hako ntitujye tubona umuntu umwe afatira ibihano Israel kandi ejo bundi hasohotse inkuru igaragaza uburyo Amerika ariyo iha intwaro zikomeye Israel muri iyi ntambara ikongera iha Amerika iha Israel ibitwaro igaha abanyapalestine ibyo kurya bidahagije ikanabibaha muri bwa buryo bw'agasuzuguro ubufasha rero birafitanye muramuha amasasu n'igikoma hari itegeko rero ryasinywe na Amerika ubwayo rivuga ko umunsi ONU yatoye ko Palestine iba igihugu kigenga Amerika izahita ihagarika inkunga yashyiraga mu kigega cya UN rega n'ubundi twarabonye ejo bundi ku gihe cya Trump uziko yigeze guhagarika inkunga yahaga UNESCO yose kandi yari nini cyane kuko UNESCO yari UNESCO OMS ni OMS ni OMS kuko hari ibyo yari yakoreye muri Palestine aha rero urumva n'ubundi isi Amerika se wagiye gushyira abanyayisiraheli hariya Amerika ni nayo ku bwa Trump bavuze ngo umurwa ngo uve Tel Aviv ujye Yerusalemu kandi Yerusalemu Loni yaremeje ko ngo ari ahantu hari netre kuri Palestina na Israel ibi bintu bikomeza kugira ariko ntekereza ko ONU iri mu miryango iri kurangira warangira ariko na Amerika nayo ntuza superpower yayirangiye mu gihe rero Amerika ari iryamyeho kuko ni nayo yayishinze ntabwo yakwemera ko isenyuka ihari kandi urumva UN ntabwo yabitora erega n'ubundi ni ibihugu 190 ariko bifatirwa ibyemezo muri Loni hari ibihugu kimwe cyitwa Amerika n'ibindi biriyo hari ibihugu bitatu nabyo ubwabyo biri mu kuboko kwa hari Amerika hari Uburusiya n'Ubushinwa kuko Amerika ntuzayitandukana n'Abongereza n'Abafaransa bari ku rwego ni ibihugu rero bitatu ibi bindi turimo ngo turi u Rwanda turi Kongo turi Brazzaville turi bandi turi indorerezi mu byemere cyangwa mu byange kujya gukoma amashyi mu byemere cyangwa mu byange simbyitayeho ariko ibi bihugu bindi biba biri rero byaba ari bibiri ubwo yaba ari Uburusiya na Amerika kuko n'Uburusiya n'Ubushinwa nabwo barabanza bakabyumvikanaho bakabyita igihugu kimwe ubwo rero ni ibyo ngibyo iyi Loni ni ibintu biba biri aho erezuma ko abantu bamwe cyangwa benshi batangiye kubibona amavugurura ko na Afrika yahagararirwa ariko se amavugurura n'ubundi azatorwa n'abo batanu n'abatabishaka ntibizakunda ni ibyo ngira ngo twasoza kadusoza abantu twifuza gukomeza kugira ibihe byiza no kwibuka twiyubaka hanyuma kwiza abayisilamu kwirayidi rwose tubibutse ko irayidi igomba hariya vuga minare fayizina cyangwa urumva ko bafite akanosi yo gatoya ubwo ni ugukurikiza amabwiriza ajyanye n'amategeko ariho ajyanye n'icyunamo Rashi reka dusoreza ubwo ejo nzaza mbwira abantu niba nariye umuceri
nina nawe urya nguyu ariko umuceri burya buri uko Rashid se ngurya buri uzazambwira niba uri Rashid oya ndavuga ko Rashid na Rashid nkeneye umuceri ko Rashid urimo zanyamufata igufa inyama ikihungura ukamererwa neza welcome okay n'abandi bose bazashobora ejo ushobora kuzicara hano ugatanga ubuhamya bw'ibyo Rashid yadukoreye byiza ntekereza ko ari byiza ko yakora Rashid ndizera ko azadutamo niba nakoresha ya terime yego kadushimira abantu sawa sawa binyamakuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura se abantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango mukuru n'u Burundi nabonye hari amadeni ngo u Rwanda rwagiye ese Kongo yahise yishyurayo nayo iracyafite ibibazo byo Kongo ariko nta nubwo yiyumvamo East Africa kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.